ifite amateka menshi akaze mpereye kuyo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda ukwezi k'ukwakira ku ya mbere iyo tariki iba mu mitima yacu twese nyamara ntitwibuka kimwe kuko ukuri kwapfukiranwe nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro dufite intimba zidutera amarira menshi dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve jenoside ntihagarare dukeneye ubutabera. Banyarwandakazi banyarwanda bavandimwe ndabaramukiye kandi bamenyesha ko uyu munsi dufite umushyitsi muhire ariwe madame Nadine Kasinge. Madame Nadine Kasinge akaba ari presidente w'ishyaka Ishema, bakunze kuryita Ishema Party, akaba anatuye muri Canada. Twamwakiriye uyu munsi nka presidente w'iryo shyaka ariko tunifuza ko yaganirira abanyarwanda abakurikira ibyo akora n'ibikorwa byabo muri iki gihe, icyo atekereza ku mihango yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abahutu guhera ku itariki ya mbere ukwezi kwa 1990. Madame Kasinge ndakuramukije, muraho murakomeye? Muraho kandi murakoze kutubonera kano kanya ko kuganira. Ni nge Nadine Kasinge nk'uko mwavuze, ndi presidente w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda. Abagenzi banjye bakaba barampaye inshingano yo kubarepresenta kandi no kubazahagarira mu matora y'2024 y'umukuru w'igihugu. Nkaba rero nifuje kubana namwe kandi nizere ko turagira ibihe byiza dufatanya gutekereza no ku bibazo byugarije igihugu, ari nako abantu wenda bagerageza gutekereza uburyo ibyo bibazo byakemuka. Murakoze cyane. Niwo ukoze. Ndibutsa kandi ko dukunze guhuza ibikorwa bimwe na bimwe hagati y'urwego rw'abubatsi bitemere ihuza abanyarwanda n'ishema ry'abanyarwanda nyine Ishema Party. Ntabwo ari uguhuza ibitekerezo gusa, ahubwo nubwo tugerageza kubihuriza hamwe kugira ngo tubibyaze ibikorwa. No muri iyi minsi guhera kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 nyine k'ukwakira 2022 hari ibikorwa nubwo tutabihuriyemo buri gihe ariko twabaga tubifatanyije ibyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abahutu, cyane cyane no gushimangira nyine ko iyo jenoside yabaye, ko atari ko tutabivuga ari ukugira ngo twishimishe cyangwa tugire tugirira nabi, ari ukugira gusa ngo abishwe bacu bahabwa agaciro kuko abanyarwanda barareshya. Ntabwo dushobora kuzagira amahoro cyangwa kujya mu bumwe kwiyunga hagati y'abanyarwanda imyaka 32 tumaze turyana tutabanje kwemera ko umuntu ari umuntu. Maze rero Madame Kasinge ndagira ngo mu gice cya mbere utubwire icyo utekereza ku byemezo byagiye bifatwa n'imiryango inyuranye, mu by'umwihariko nyine RBB, abubatsi bitemera ihuza abanyarwanda n'Ishema Party. Iki cyemezo ndumva twarakiganiriyeho kandi turagihuje, cyo kuvuga ko habaye jenoside yakorewe abahutu. Imihango twatangije warayikurikiye, natwe twakurikiye ibikorwa mwagiye mukora muri iki cyunamo nyine. Uwabibonye ute? Kiriya cyemezo wakibonye ute?
mu minsi izaza mu myaka izaza muzakifatamo mute mwebwe mu Ishema Party nanone nabo mufatanye ibikorwa. Ijambo ni ryawe. murakoze cyane. Igikorwa cyo kwibuka abahutu baguye muri jenoside yakorewe abahutu ni igikorwa cyatangijwe na sosiyete sivile. Natwe twiyemeza gutanga umusanzu wacu muri icyo gikorwa, tuzirikana izo nzirakarengane zaguye muri ayo mahano. Icyo gikorwa cyatangijwe umwaka ushize, ariko nk'uko bisanzwe nyine mu gihe cyo gutangira buri gihe haba hari gutangira kwiyorganiza no kureba uburyo buri wese ashobora gutanga umusanzu muri iyo gahunda. Kwibuka twebwe nk'abo mu ishyaka Ishema ry'u Rwanda, kwibuka abahutu bazize jenoside yabakorewe ni ikintu dusanga ari ingenzi cyane, kubera ko ni ikintu cyagombye guherwaho mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, kugira ngo abantu bavuga amateka yabo uko yagenze, tugerageza no kumvisha abagize uruhare muri ayo mahano ko ibyo bakoze ari amahano, ko ibyo bakoze babikoze mu buryo buzwi bugaragara, kandi ko hariho ababirokotse, hari abo byagizeho ingaruka zikomeye cyane, haba abantu ku giti cyabo, ariko bizagira n'ingaruka, bikomeza kugira ingaruka zikomeye no ku gihugu cyacu ubu ngubu. Akaba ari rero ari ngombwa ko abantu babivuga, abantu bakabimenya ibyabaye ndetse bakabyigisha, kugira ngo hato ibyo bintu bidakomeza kuba mu rwihisho, kuko hari ibikorwa bikomeje gukorwa bijyanwa muri urwo rwego, nk'uko twagiye tubibona mu buryo butandukanye. Abantu bafite uwo mugambi wo kuhohotera ubwoko bw'abo mu Bahutu, bacuze uwo mugambi, abo bantu baracyahari, bamaze imyaka myinshi bacura uwo mugambi, baracyahari, kandi babikora mu buryo buri systematique, mu buryo buri organize, bava kuri etape imwe bajya kuri etape ebyiri, bajya kuri etape ya gatatu, bajya kuri etape ya kane, babikora ariko objectif yabo ni imwe kandi bari determine yo kuyigeraho. Rero icyo twebwe tugerageza kubabwira ni uko ibyo bintu barimo ni amahano, ntabwo bashobora gukomeza gukora ibyo bintu, ko bigira ingaruka zikomeye ku gihugu cyacu, ndetse bikaba byanagira bikaba ari ibintu bihohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi hose, bihohotera inyokomuntu ku isi hose, ko ni amahano, ko ibyo bintu bidakwiye. Kandi tukagira ngo tunababwire ko iyo migambi yabo mibisha ihishe turayizi, tuzi ko ikorwa, si tugukomeza kuyivuga, ni no kubashyira hanze, kugira ngo abo bireba cyangwa ababikoreshwamo batabizi nabo babimenye, bakanguke, bagire icyo bakora, babikore babizi, cyangwa se bange gukoreshwa muri iyo gahunda. Ibyo rero ni ibintu twiyemeje, turabikora, tuzajya tubikora buri mwaka tuzajya tugena uburyo ibyo bintu byakorwamo. Ari nayo mpamvu nyine dukangurira abanyarwanda bose gutangira nyine gushishikaza gusoma, kuko ibintu biri documente, ibintu byose biranditse, kandi n'ibikorwa muri iyi myaka byose tugenda tubibona, uretse ko abantu bagombye kubivuga bakabidenonsa hakiri kare, kugira ngo ba nyiri kubikora, ba nyiri imigambi mibi babone ko byagaragaye, benda bibahe kuba bagabanya ubukana cyangwa se bahindura ibyo bikorwa bibi byabo. Murakoze. Ni wowe ukoze. Nagira ngo nkubaze icyo utekereza cyangwa icyo wabwira abadukritika, niko nabyita, bavuga ko uhamya ko habaye jenoside yakorewe abahutu ntacyo bimaze, ko ari ugusenya cyangwa gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ko ari uguca abanyarwanda mu ibice. Hakaba n'abongeraho bati iyo jenoside mwabaye muyiretse, ko ari ukudutera imitima ihagaze, abasigaye barokotse jenoside yakorewe abatutsi bakakeka ko mugiye kugaruka kubamara. Ndetse no mu mashyaka ya politiki akorera hanze amwe n'amwe bakavuga bati ese mwabaye muretse kubivuga,
ndetse na raporo mapping mukayirengagiza tukazabivuga ari uko tumaze kuvana ingoma ya Perezida Kagame ku butegetsi. Abo bose babasubiza iki Madame Kasinge? Nagira ngo nsubire inyuma gato wenda ndebe ko kugira ngo tugere muri twinjire mu mutwe wenda cyangwa mu mitekerereze y'abari muri ibyo bikorwa byo kurimbura ubwoko bwabo mu bahutu, bigiye mu kubagabanya, mu kubagira navuga ngo kubagira abantu batari active muri societe kugira ngo bashobore kubadomina cyangwa kubayobora. Bakora ibikorwa byinshi binyuranye kandi ibyo bikorwa byatangiye kuva muri 1990 kugeza ubu ngubu biracyakomeje. Rero nagira ngo mbwire abo bantu bavuga ngo mwabaye muretse, nambabwire ko ibyo bintu ahubwo abo bantu nibo twakumbye kubwira tuti bashobora kuba bari ku mugambi w'abarimo gukora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibyo bikorwa byo kuhohotera ikiremwa muntu, bikorwa bitajyanye by'ukuri bitajyanye na siècle turimo. Kubwira abantu ngo mube muretse kubivuga kandi muzi neza ko ibintu byabaye no guhishira babikoze kandi ukabikora uzi ikintu ugamije. Abo bantu rero twabwira tuti ibyo mugamije ntabwo biri mu neza y'abanyarwanda, ahubwo biri mu kugira ngo muhishire abakora ibyo bikorwa bibi kandi bigomba guhora bivugwa bikadenonswa, tukabereka ko ibyo barimo ibyo bakoze byose birazwi. Ni twebwe twakomeje kubivuga cyane cyane, ariko nkakangurira n'abandi bose ko abakunze kuvuga ngo mapping report iri mu kabati, ahubwo mapping report iri mu kabati ni twebwe ba nyir'ubwite tuyishyira mu kabati kuko irahari, iri ku mbuga nkoranyambaga, iri kuri internet, buri wese ayifiteho access, ariko ni bande bayisomye. Aho rero nkaba nakangurira n'abagize societe civile kujya bagira igihe gitoya bagasoma agace gatoya bakakumva, bakaba banagasangiza n'abandi, ku buryo ibyo bikorwa byakozwe abafashe igihe cyabo cyo kubyandika ni abantu bagiye kuri terre, bakoze risque nyinshi yo kujya kuri terre bakadokumenta ibintu, bakabifata uko byakabaye, bakabidushyirira aho ngaho, bakabitwereka, bakavuga ati noneho twebwe nitwe tugomba kubikoresha, tuvuga ba nyirabyo, twebwe babirokotse, tuzi ingaruka byatugizeho, tukavuga tuti ibyo bintu ntibikwiye, ibintu ntabwo byakongeye gukomeza gukorwa. Nidutegereza ko ibyo bintu ngo bizavuga ngo igihe FPR yavuyeho, birashoboka ko twebwe babirokotse wenda bagira ngo abo babirokotse babibayemo tuzabe tutakiriho, tuzabe tudashobora kubibwira abantu, noneho bazakomeze muri wa mugambi wabo kuvuga ngo ibyo bintu ntibyabayeho. Kuba byonyine mu Rwanda ibyo bintu bitavugwa ni ibikwereka ko imigambi y'ababikoze ikomeje, bashaka kubihakana batuvuga ngo ibyo bintu ntibyabayeho. Kandi ufite ibihe yuko ubwiye ngo abantu munsi runaka, amatariki runaka, ahantu runaka, abantu runaka bakoze ibi, abandi babiguyemo, biragoye kubihakana, kuko niyo wahindura amazina y'imisozi, niyo wasibanganya ibimenyetso byose, ni ukuvuga ngo izo coordonnées eshatu nk'uko bivuga muri matematike ntabwo zihinduka. Aho hantu biciwe abo bantu haba buri gihe hari ibimenyetso biba byarahasigaye, abahaguye haba hari ababirokotse bashobora kubihamya. Ni ibintu udashobora guhakana uko wabigenza kose, ahubwo icyo bagerageza gukora ni ukubuza abantu kubivuga, bagakoresha ingufu zose zishoboka ngo ntibavuge ibyo bakoze, kugira ngo babone uko abantu bibagirwa ibyo bintu, noneho ababibonye bazashire ntibazabivuge. Hari igitabo cyanditswe n'umushakashatsi wa ishyirahamwe ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyiswe ngo leave none to tell the story. Ni ukuvuga ngo ntibagire n'umwe musiga wo kuzavuga ibyabaye, ni ukwica ababibonye, babigizeho uruhare kugira ngo batazabimenya. Niba rero batarashoboye kwica abo bantu, ni ukubuza ababibonye cyangwa ababirokotse kugira ngo batabivuga, bategereze igihe nabo batazaba bahari kuvuga ngo ibyo bintu ntibyabaye. Ibyo rero nibyo tugomba kwirinda, ahubwo abo bantu ni abafatanyacyaha, nabo umunsi igihe cyose bajya babivuga bafite isoni, kuko ni abafatanyacyaha n'abagize uruhare n'abafite iyo migambi yo guhohotera abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, kugira ngo byonyine bafite ambisiyo yo kudomina igihugu. Ibyo bintu ni ibintu bishaje byo muri epoke zarangiye,
bagomba kumva ko ibyo bintu bidashoboka kubera ko ubu ngubu epoke turimo ntabwo ari epoke yo kwica abantu ngo bamare kugira ngo usigeho igice kimwe cyonyine aricyo kidomina abandi. Ibyo rero turahari tuzabirwanya kandi twarabihagurukiye. Urakoze cyane. Uhatubwira muri make ibikorwa ishema ry'u Rwanda naryo ryateganyije cyangwa ryatangije muri uku kwezi kw'icyunamo kugira ngo abatari babizi nabo babashe kubikurikira hafi, niba mukeneye ko babafasha babafashemo, bagerageze no kumva mbese kwishyira mu mwanya wanyu, bamenye impamvu mwemeje ko abahutu bakorewe jenoside kandi ko tugomba kwibuka abazize iyo jenoside. Ibikorwa bifatika n'ubu mwarakoresheje za konferanse cyangwa ibiganiro bisanzwe, abantu bakabimenya. Murakoze. Ibikorwa turacyari nyine gutangira kwiyorganiza, ariko objectif ya mbere ni ukugaragaza, ni ukubishyira abantu, navuga kweduka, gutanga amakuru, kubwira abantu ko ibyo bintu byabaye. Hari n'abagerageza kuvuga ngo ibyo muvuga ntabwo ari byo, ngo murabeshya, bagashaka izindi motifu, ariko izo motifu ntabwo zibaho iyo ubazaniye fact kuri terre, ukababwira uko ibintu byagenze n'ababigizemo uruhare n'ababidokumanse uko byagenze. Birabagora kubihakana kuko ntabwo umuntu ashobora guhakana ibintu nk'ibyo ngibyo byabaye. Report icya mbere ni ukugira ngo tumenyeshe, tudivuruga kuko abantu benshi twese dushobora kuba twararokotse ahantu runaka, ariko ntabwo twari ahantu hose ngo tube twaramenye ibyabaye. Hari abanyarwanda benshi batariho kure y'ibyo byabaye, batabibayemo, batazi ko byabaye. Ikintu cya mbere ni ukubwira abanyarwanda, kubabwira ibyabaye dukoresheje abari bahari, bafashe igihe cyabo bakabidokumenta, bakabishyira hariya, bakabitubikira. Nitwe tugomba ba nyirabyo kubibwira abanyarwanda n'abatabizi n'abataragize uruhare, uburyo bwo kuba babona uburyo babimenya, bakamenya ko ibyo bintu byabaye, bityo abazajya bagerageza kubihakana nabo ubwabo bikaza bibagora guhakana ibintu byabaye. Iyo niyo objectif ubu ngubu turimo. Iyo akaba ari objectif ariko atari twe twenyine twayihaye, akaba ari objectif tuganiriye na za societe civile, twarabajitse twebwe tumva ko kwibuka abanyarwanda b'abahutu bahohotewe bazira ubwoko bwabo ari ikintu cy'ingenzi cyatuma u Rwanda hubakwa burema ubumwe n'ubwiyunge, kandi abanyarwanda baba abahutu cyangwa abatutsi bakumva ko icyiza kizava mu kubana nk'abanyarwanda, tukajya nk'uko andi moko yose abana mu bindi bihugu, icyiza kitazava mu kugerageza gukora abantu bamwe badomina abandi cyangwa bikubira ibintu, kuko ibyo bintu byose amaherezo aba ari ibintu by'ubusambo. Uyu munsi abahutu wenda ntibakiriho, ariko n'abatutsi ubwabo hagati yabo bazakomeza barwane, babirwaniremo, kubera ko biba bishingiye ahanini gushaka kwikubira ku busambo n'ibyo bintu byose bivuka. Twabwira tuti uyu munsi ni abahutu, ariko ni abahutu baramutse barabashize, muzaba mwebwe abatutsi, muzakomeza mu birwaniremo. U Rwanda nyine tuzashinga ku icumu nitukomeza muri aya. Ibyo rero ni ukugira ngo tuneduke ba bandi bafite iyo migambi mibisha yo kugira ngo biharire byose, tubabwire tuti uyu munsi ushobora kuba uri kubikora wowe ukumva biryoshye, ariko ejo akaba ari wowe uzaba utahiwe muri izo gahunda, kuko igitera abantu ubwo bugizi bwa nabi n'ibyo bitekerezo navuga ko ari ibitekerezo byasigajwe inyuma mu mateka, biva mu bujiji bw'abantu, ni uko ari gushaka kwikubira, gushaka gutwara ibintu byose, ko twebwe dufata ibintu twigizeyo bariya, kuko bariya nibo batubangamiye ubu ngubu. Uyu munsi nibo bababangamiye, ariko ejo hazaza abandi bababangamire, cyangwa nabo ubwabo babitangire babirwaniremo. Niyo mpamvu rero tugomba gushaka ubundi buryo twabana nk'abanyarwanda, tudashyizemo kwigizayo abandi cyangwa se guhohotera abandi ngo twikubire byose, kuko uwo muco wo gushaka kwikubira byose niwo mu by'ukuri uteza ibyo bibazo byose bishingiye mu kwicana no mu gushaka gukinagaza abandi. Twebwe rero nk'abumva politikoma turashaka kubakira politike ku ngufu z'abanyarwanda, no kuba uko baba bangana kose, ugashakira kubyaza umusaruro ingufu zabo, ubwinshi bwabo,
ubudasa bwabo ubunyurane bwabo aho kugira ngo wikubire ibintu byose ubitware noneho abandi ugerageze kubicisha inzara kubashonjesha cyangwa kubica kugira ngo wowe ubone byose. U Rwanda ni ruto birumvikana, ni naho ayo macakubiri ava yo gushaka kwica abandi kugira ngo wikubire byose. Urakoze cyane kandi ngira ngo utabyumvaga kugeza uyu munsi abisobanukiwe. By'umwihariko twebwe mu rwego rw'abubatsi b'itemera rihuza abanyarwanda tumaze hafi ukwezi kose twibuka kandi tuganira ku byabaye n'abantu batanga ubuhamya buberekeye kugira ngo bagaragaze nyine ko atari ibintu by'amagambo gusa. Wowe ku giti cyawe madamu Kasinge n'ubu hari n'ubundi bigize kubitangaho ubuhamya, ariko muri iki kiganiro nifashe iminota 5 ugasobanurira abagikurikiye ibyakubayeho, ibyabaye ku muryango wawe, umuryango restaurant n'umuryango munini aho mwari muri, ibyo waba warabonye n'ubwo wari ukiri muto cyane, ariko abari bakuru bakubwiye uko byagenze n'ibyabaye byose. Watanga ubuhamya nawe wenda utagiye muri magambo menshi, ariko ugasobanura ibyakubayeho n'umuryango wawe. Murakoze. Umuryango wanjye watangiye guhura n'ibyo bibazo intambara igitangira nyine muri 90, intambara iyo FPR yishe, intambara yo kwibohoza. Twe niho twatangiriye kugira ibibazo kubera ko urumva ko twari dutuye ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande. Intambara zaratangiye, abantu batangira kuva mu byabo barahunga bavaho FPR yagendaga ifata. Hanyuma ubwo nibwo twatangiye kugira abantu benshi bo mu muryango bazaga, sinzi ababi Kigali murabibuka, bazaga mu rugo bakaza i Kigali baje aho bene wabo babaga bari, ariko hari n'ababaga barishwe. Ibyo reforce commune cyangwa akandoyi ni ibintu njye natangiye kumva muri 91 aho bashyiraga abantu hamwe bagakubita udufuni bakabazirika amaboko inyuma. Muri 91 twebwe twabaga tubizi, hari nk'abakuze bari batuye kure, babyara bacu bari batuye hafi y'umupaka abo bagiye babigwamo. Twakomeze kubimenya kugeza muri 94 noneho ubwo indege ya Habyarimana wari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Major Habyarimana Juvenal yahanuwe mu ndege avuye Arusha mu mishyikirano yagomba kuba ari imishyikirano y'amahoro, imishyikirano yagombaga gutuma abantu wenda bagabana ubutegetsi, hanyuma bakagabana n'ibindi byose byari bikurikiyeho, bagakora politike isangiwe, abanyarwanda bose basangiye, aho bagahagarika imirwano kugira ngo bajye bakoresha ukuri. Habyarimana rero ntabwo byashobotse kuko yahise yicwa. Arumva bateguraga abasinyaga imishyikirano bo bari barimo gutegura indi migambi. Ngewe icyo gihe nabaga nari ndi Byumba, ariko umuryango wanjye wari i Kigali i Remera, hafi ya Stade Amahoro, Serando na Sende. Murabizi ko icyo gihe hari bitwaga ngo abasirikare 600 bari baraje nyine muri iyo processus y'amasezerano y'amahoro ya Arusha, bagombaga kuzarinda abitwa ko ari abapolitisiye ba FPR inkotanyi. Ibyo ntibyakunze, bo icyo bari barimo gukora ahubwo bari bari kuorganiza uburyo bazubura imirwano, noneho bari muri Kigali nk'imbere ikiswe Cheval de Troie. Indege iguye bahise bo bari biteguye, bari bari ku Isiri, bahise basohoka nyine muri CND, batangira kwica abantu. Amafamiye yari atuye hafi aho ngaho, bari bafite amaliste, abakoze ayo maliste baramenyekanye, barazwi, bakora amaliste. Muri ya objectif hari kwica abantu bose bari influwa, abantu bose wenda twavuga ko bari eduke, abantu bize, bakaba bari nk'abantu bavuga mu majyaruguru y'u Rwanda. Abo nyine FPR yabonaga ko bazabagora kugira kwemeza. Iyo ni imwe muri navuga muri objectif ya mbere inkotanyi zakoresheje muri
myiteguro yayo cyangwa muri uko gupanga kumara abahutu cyangwa kugabanya abahutu ni ukwica abambere abize bakabamara hanyuma bagakurikizaho abafite ingufu ni ukuvuga abagabo n'abasore bakibyiruka hanyuma ibindi bisigaye bikagenda bikorwa mu bundi buryo. Ubwo rero muri icyo gihe famiye yanjye n'abaturanyi na zimwe muri famiye duturanye barishwe mu ijoro ryo kwa karindwi rishyira ku wa gatandatu. Icyo gihe na jenoside y'abatutsi komuteri ntabwo yari yagatangiye, abatutsi ntabwo bari batangiye kwica, ahubwo navuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe na rese n'abitwaga 60 bari bari kuri CND busa n'ubwakongeje umujinya buvuga buti inkotanyi zamaze abantu Remera no ku Kicukiro barimo kwica abantu kuko bicaga abantu b'abahutu. Ariko muri izo nkotanyi uretse kuba baragenda bagatoranya amafamiye bakayica, hari n'andi mafamiye yashoboye kurokoka ashobora kugera muri Stade Amahoro. Ayo mafamiye nayo yagiye yicwa buhoro buhoro, bagendaga bajonjora umwe bazaga muri stade bagatoranya abo bajyanaga umugore, bahamagaraga umugabo noneho bakaza guhamagara umugore n'abana bose abo baragendaga ntabwo bagarukaga. Amezi 2 n'igice bamaze muri Stade Amahoro cyangwa 2 niba ntibeshye, amafamiye menshi yarishwe. Ni babandi batari baragiye kuri liste wenda batashoboye kugera kuri liste cyangwa batashoboye kwicwa muri iyo minsi ya mbere y'ihanurwa ry'indege. Ubwo rero ni muri ya stade yo kwica abahutu barefiwa, nicyo kintu nicyo cyakozwe. Ubwo niho ababyeyi n'abandi nabo bagendemo. Ababyeyi bari ntabwo bari abantu navuga ko bakomeye cyane muri societe, ariko bari abantu bize b'abarimu. Mama yari umwarimukazi yigisha ari directrice w'ishuri rya primaire ryo ku Kacyiru ndetse n'iryo mu Rugando. Akaba ari n'umuntu wagize uruhare cyane muri education wenda ya primaire, kuko ari mu bantu navuga participe cyane mu mashingwa ry'amashuri ya primaire yatangiye ku Muhima za Sainte Famille, ku Kacyiru niho yakoze cyane. Hanyuma niwe watangije ishuri ryo mu Rugando, ishuri rya primaire ryo mu Rugando. N'abantu bari bafite nyine ukuntu yatangiye kwigisha afite imyaka 18. Ubwo yapfuye afite nibaza yarageze muri za 40 n'ingahe, ariko icyo gihe bari barakoze akazi gakomeye cyane kumva. Navuga ko ari nk'abo bakobwa basa n'abakobwa, icyiciro cy'abakobwa ba mbere barangije amashuri ayisumbuye, hanyuma bagasubira noneho kujya kwigisha abandi, babikora nk'umwuga. Navuga ko bagize uruhare runini mu bintu bya education. Umubyeyi wanjye papa we nawe yari yarize ibintu bijyanye na geography na histoire, akaba yarakoze imirimo itandukanye muri leta. Akaba igihe cyo kumwica yakoraga muri electrogaz, yari umukozi wa electrogaz. Akaba yaragize uruhare rukomeye mu bijyanye muri za 1971-1990 habayeho ibintu by'amacoup d'etat. We icyo gihe yakoraga muri presidence, hanyuma habaho nyine gufata abantu bakabigizayo bitewe n'ibyo yari bibaye, kugira ngo imvururu zabaye nk'iziba. Icyo gihe nibwo yavuye mu bintu bisa n'ibyo navuga nka politike, ajya gukora nyine muri electrogaz, yakora n'umukozi wa leta usanzwe nk'abandi bakozi ba leta bose. Ntabwo navuga ko bari abantu bakomeye cyane bafite imyanya yo hejuru mu butegetsi ku buryo bafatwaho nk'abantu bafite uruhare wenda muri politike. Gusa icyo bazi ni uko bari abantu b'abahutu, bakaba wenda ari abantu bize barangije amashuri, cyane cyane mama nyine wari umwarimukazi. Ntibaza ko aricyo kintu cyonyine bashobora kuba barabashyiriye kuri liste. Kandi twaba turi abantu bo mu majyaruguru, twarakiraga impunzi nyinshi. Bene wacu bazaga muri icyo gihe cya 1992 na 1993 na 1994 babaga bacumbitse hafi aho ngaho nyine impunzi z'ibyumba, murazibuka. Twagerageza kubafasha uko dushoboye. Iyo rero ni experience natanga ngiye nkaba nararokotse kubera ko iryo joro inkotanyi zinjira mu rugo. Ntabwo nari impari, hari umuryango wanjye wose, abarumuna banjye
twarabana batanu, ubwo bane mu bo tuva ndimwe bari bahari. Hari ababyara banje babiri bari baje mu biruhuko bya Pasika, hakaba abakozi bo mu rugo, abo bantu bose bagera ku 9 bose barishwe nta numwe warokotse. Ntabwo namenya ibihe bya nyuma byabo ko byari bimeze, ariko nkurikije amakuru y'abaturanyi bamwe bagiye barokoka, bambwiye nyine ukuntu byakugendaga. Hari umudokiteri umuganga twari duturanye nk'inzu ya 5 hafi y'iwacu, niwe wambwiye uko ibyamugendekeye. We yagize imana ko umuryango we, famiye y'abana be n'umugore yari yabohereje ahandi, yari yabohereje Kanombe ku baturanyi, ku bantu bo muri famiye babaga i Kanombe. Hanyuma ubwo we asigara mu rugo ko yari umuganga, asigarana n'umuzamu. Niwe wambwiye ukuntu nyine zinjiye iwe we yicaye muri kabine ye ya medical, abona nyine abantu barinjiye, gihiriri cy'abantu bagera kuri 6, aba ariwe wa mbere uzibona ko yari mu nzu ari kumwe n'umuzamu. Hanyuma abona ni ibintu biri bizarre, arasohoka nyine afata ikote ry'umuzamu araryambara, ajya kubasuga nyine kwakira abo bantu bari binjiye. Ariko tout de suite yahise abona ko nyine ari inkotanyi, kwa ko bari bambaye imyenda ya gisirikare y'abafari y'abagisfar, ariko hasi bambaye bote. Noneho baraza baramubaza bati Dr. Uwimana, ariye yitwa Dr. Uwimana, Imana imwiruko idashira, amaze iminsi mike yitabye Imana. We arabasubiza ati amara kubona ko nyine harimo ikintu kitagenda, arababwira ati ndaje ngiye kumureba. Urumva abo bazaga no kwica ntabwo mu by'ukuri ntabwo baga bafite lise, ntabwo bari bazi ninde baje kwica. Amaze kubibona gutyo, ariko ubwo yahise anyura, yagiye mu nzu, yatraverse inzu, aragenda nyine ajukunya ikote rye, anyura muri breshe inyuma ye, aradisparesa, aragenda nyine arusimbuka gutyo. Umukozi we ntabwo twamenye uko byamugiye, umuzamu ntabwo twamenye uko byamugendekeye, ariko we yashoboye nyine kumanuka kugera ku muhanda wa kaburimbo wajyaga i Kanombe hasi. Byamutwaye igihe kitari gitoya, ngo nibara ni umunsi cyangwa umunsi n'igice, nyine agenda yihisha arara amajoro, ariko agikora santimetero nke cyane kugira ngo agende, ubwo ararokoka. Abandi nagiye numva ubuhamya bwabo, ni nk'aba twari duturanye nyine babonye inkotanyi zije. Akenshi yabaga ari abantu bari mu rugo bonyine batabaga bafite famiye, akabona nk'inkotanyi zije, akarebera akazibonera mu idirishya, noneho akajya kwikinga ahantu, ku buryo iyo zazaga zikabura nk'umuntu zarakomezaga. Kenshi ntabwo babaga bazi, abazaga kwica ntabwo babaga bazi, ntabwo baba bafite amafoto yabo bari bwice, babaga bazi inzu, bazi n'ababari n'umuntu yituyemo, ati hano ni kwa inzu runaka, ni kwa kanaka, ibi n'ibi. Nuko nyine muri iryo joro ryo guhera ku tariki ya 7 kugeza hari ku itariki ya 10, ku karere kose kari karimo ubwicanyi, baricaga, inkotanyi zaricaga nyine zitanditse, zamaze abantu benshi cyane. Abazirokotse rero bahungiye kuri Stade Amahoro, kuko kuri Stade Amahoro niho hari minuar, ahitwa hari ikintu cyitwa Hotel Amahoro, nibaza ko ngo bagomba kuba ari nka Ministeri ya Jeunesse, ntabwo nibuka n'ibiki. Niho hari iyo Hotel Amahoro, niyo yabagamo minuar. Abantu rero bashoboye guhunga, bari bafite amafamiye babonye hakiri kare bagashaka guhunga, bagiye kuri Stade Amahoro. Ariko nk'uko mubizi minuar mu gihe cy'iminsi mikeya yahise igenda, hanyuma basigara nyine mu maboko y'inkotanyi, nibo bagiye bicwa gahoro gahoro. Harokokamo bake cyane bajyanywe Byumba, hanyuma baza kugaruka i Kigali. Muri make n'ubwo ngubwo niho experience yanjye personnel y'ukuntu umuryango wanjye wishwe. Ariko iyo ni nka etape, n'urugero rw'ukuntu rw'abacuze iyo migambi babikoragamo, kuvuga ngo bica abahutu, babanje kwica nyine bavuga ngo kijyana muri societe cyangwa bazi ubwenge bashobora gusobanukirwa. Hanyuma ikindi cyiciro cyari ukwica mu bwinshi, aho bagiye bahamagarwa mu manama cyane cyane. Ariko muri izo metode zose bagendaga bakoresha, nuko iyo bamaraga kwica abantu bagerageza gusibanganya retrace. Akenshi imirambo baratwikaga,
aho batashoboye gutwika bavangaga n'indi mirambo bakaba barabijyanye ku gisozi hagati n'abatutsi ariko akenshi na kenshi habayeho nyine gutwika imirambo kugira ngo bahishe ibimenyetso mu buryo bwose bushoboka. Urumva kugira ngo umuntu muri 1994 ari kwica mu ntambara afate na lota yo gutwika abantu nuko we yari yaprogramye ko ibyo bintu ari gukora abizi neza ko ari amahano kuko azabihakana ko adashaka ko ibyo bintu bizamenyekana. Urumva ni processus ndende yari iri inyuma. Urumva hari ababiteguye, hari ababikoraga, hari n'abakora uko bishoboye bakabihisha kugira ngo banategura ukundi kuntu bazabyorosa nyine bazagerageza kurwanya bazabivuga. Ari naho ngaho nyine tuvuga tuti abantu bavuga ngo mwe muretse kubivuga kuki abantu bareka kubivuga kandi ari amateka y'u Rwanda, kuki abantu bareka kubivuga kandi ababibonye bakiriho, kuki abantu bareka kubivuga kandi ingaruka z'ibyo bintu zihari, kuki abantu bareka kubivuga kandi ibyo bintu ababikoraga abapanze umugambi wo kumara abantu kugira ngo bazabone uko babadomina cyangwa babagabanye kugira ngo babone uko babadomina na n'ubu baracyahari kandi na n'ubu baracyabikora. Bafite ubundi buryo bwinshi butandukanye bagenda babikora mu kera. Icyo gihe hari ukwica bagafata abantu bakabica fizikoma bagatwika imirambo kugira ngo bahishe ibyo bari gukora, cyangwa kubirukankana bakabajyana muri Kongo bakabagota bakica umubare mwinshi ushoboka aho babasanze hose bakabica batanditse abagore abana abagabo. Iyo yabaye etape banyuzemo, ariko ubu ngubu hari izindi etape bagenda bakora zitandukanye, haba kubadindiza mu burezi, haba kubicisha inzara, haba kubarobanura. Ni ibikorwa bitandukanye bigenda biba abantu bakabyibazaho ntibabihagarareho, ariko iyo urebye muri rusange usanga ibyo bikorwa bihuriramo objectif ari yayindi yabo bacurabwenge nyine bacurabugome niko navuga, ubugome bubi cyane bafite mu mutwe nyine hameze nk'ahabuze, udashobora kumva ukuntu umuntu muzima ashobora gutekereza gutyo. Abo bantu baracyahari kandi baracyafite ubwo bubasha, bakomeje kubikora. Iyo mpamvu kubivuga ubu ngubu twavuga ko twarabavumbuye, turabizi ko byo murimo, turabizi byo muri gukora, abantu bakabivuga n'ababirimo batabizi bakabimenya noneho bakagira n'amahirwe yo kuba bahitamo bakavuga bati se ibi bintu turimo gukora tubikomeze cyangwa tubivemo tubyamagane, tukanabyumvisha abana bacu kuko nicyo kintu cya mbere FPR idashaka kumenya, nuko abazavuka nyuma bazagwa mu rujijo batazabimenya, ariko amemuta abo bazavuka nyuma nabo bakaba bari muri danger yuko nabo bakwibasirwa nkuko abarokotse abababyaye barokotse ubwo bwicanyi bakomeje kwibasirwa. Madame Kasinge ndakwihanganishije cyane, abahora bavuga ko twiriza ko nta kinkotanyi zigeze zikora kibi babyumviye ko umuryango wawe mu by'ukuri wararigise. Ndakwihanganishije kandi babikoze babigambiriye. Hari iremera nk'uko bivuze, hari imiryango y'abafonctionnaire cyangwa abandi bantu bari bifashije barenga 40 bishwe muri iryo joro y'itariki ya 7 ya 8 no mu minsi yakurikiyeho. Mfite liste yabo, hari igitabo nigeze kubandikaho abenshi nari mbazi, no Dr. Alphonse uvuze wagize Imana nubwo waherutse kwita Imana koko, no umuntu nari nsanzwe nzi, twariganye twakoranye amashuri secondaire iseminari ku Nyundo, twari inshuti. Reka mbona umwanya wo kuramutsa umuryango we aho uri, ndumva ari hafi yawe aho ngaho ndakeka. Hakaba n'abandi benshi uwo munsi nyine muri iryo joro, muri ayo majoro yakurikiye, mfitemo abantu b'inshuti bishwe, barimo bari abandagije Imana wari directeur général wa caisse d'épargne na madamu we ndakeka n'abana. Ndavuga kwa Habarushaka n'umuntu w'inshuti yanjye, twarakoranye muri ministère y'ubutegetsi nkiri jeune ndagije amashuri, n'abandi benshi umuntu atakwirwa asubiramo. Abo bose bazize ko ari abahutu, ntihakagire abadukinisha
bavuga ko kwibutsa abo bantu ko ari ugupfobya jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo abo ngabo nibo baba bapfobya iyo jenoside yakorewe abahutu ndetse bakambura n'abahutu ubumuntu. Muri konsekansi bavuze y'ibyo bikorwa bya FPR, iya mbere mbi cyane niyo ngiyo yo kwambura abahutu ubumuntu, ari abo bitabye Imana bishwe n'inkotanyi, ari n'abarokotse bakakubwira bati uriya yari umubyeyi wawe, uriya yari murumuna wawe, yari mubyara wawe, tukubujije kumwibuka, tukubujije kumushyingura, ntabwo ari umuntu. Aho ngaho rero niho akenshi mu bihugu byinshi intambara zituruka. Ugafata igice kimwe cy'abaturage ukabambura ubumuntu, ukabambura uburenganzira bwabo, ukabafata nk'inyamaswa. Yewe n'inyamaswa hari ubwo zifatwa neza kurusha abahutu. Iyo urebye ibirori bakorera ingagi, ariko umuhutu yavuga ati nariciwe, batijya muri prison. Ingagi yapfa cyangwa ikishi icyo ari cyo cyose bakajya gukora deuil mu mashyamba hariya muri za parcs de volcan. Ni ibintu bibabaje cyane. Inyamaswa kubera ko wenda ifite ikibinjiriza, bakayiha agaciro karuta ak'abantu bagizwe na 85% y'abanyarwanda. Ni ibintu tugomba kuvuga tukabisubiramo. Maze rero nanone ubwo wavuze ibyabaye ku muryango wawe no ku baturanyi, byabaye ibyumba nanone, kuko niho mwaturukaga, mwakomokaga, no kuba ku miryango ya bene wanyu ibyumba yarishwe birumvikana. Nyuma rero waje kurokoka ute, wakize ute? Byagenze bite kugira ngo uve ibyumba uyu munsi ukaba uri muri Canada? Mu magambo make, kuko nabyo bituma nyine abanyarwanda badukurikira bamenya mbese inzira y'umuntu, ya nzira ndende. Ya, urakoze. Inzira ni ndende, vraiment yabaye ndende, ariko navuga ko nagize amahirwe abenshi twari kumwe nagiye nsiga mu mahanda batagize. Navuye ibyumba, urumva nari ibyumba mu ishuri nari nagiye kwiga, kubera ko ishuri nsinda ibizamini bya leta. Ishuri noherejwe kwigamo ryari ritumba mu mujyi, ryari ishuri ry'abaforomo. Hanyuma kubera nyine byabaga muri zone y'intambara, ntabwo twahise dutangira amashuri. Batubwiye ko ishuri nirimara kutangira, kuko urumva no ryari rikiri rishyashya, twari aba mbere, no kuryubaka hagiye habamo nyine kugenza buhoro, kubera ko yari zone yegereye imirwano. Hari ibyumba mu mujyi, ndetse ibyumba mu mujyi higeze no kubera imirwano, higeze abantu barahunze baragenda muri 1992. Ibyo byose byagiye bidindiza ibikorwa byo kurangiza iryo shuri ngo abana uko byari byateganyijwe ngo twebwe twari aba mbere tube twatangira ishuri nk'abandi bana bose. Ubwo rero igihe nyine umva igihe cy'amasezerano yarusha, igihe abantu bavuga ati iby'intambara birarangiye, ibintu bizakemurirwa muri politike, hazabaho nyine abantu batangiye kugira icyizere, nubwo bwose hari imyivumbagatanyo ikomeye, hari rwaserera nyinshi cyane, abantu bapfa, hari amagerenade yaturikaga ahantu hose, amamine n'iki cyose, ariko malgré tout ça wabonaga hameze nk'ahantu hari icyizere. Ni muri urwo rwego rero twe twagiye kwiga, twatangiye kujya kwiga hari mu kwa gatatu. Nageze ku ishuri mu kwa gatatu, ariko objectif kubera ko twe twari twarabuze igihe, twarataye igihe kinini tutiga. Objectif yari ukurekipera, urumva twe aho kugira ngo tugire ibiruhuko bya Pasika, twagiye kwiga iminsi 3 ya Pasika yonyine niyo tutagiye kwiga, ari nayo nyine iminsi, ari muri iyo minsi niho naho indege yaguye. Ubwo njye nari ndi ku ishuri nyine, objectif yari uko ibyumweru abandi bigaga bari mu biruhuko, twebwe twagomba kuba turi ku ishuri. Ubwo ni nacyo cyatumye ndokoka. Hanyuma ubwo navuye ibyumweru 2 indege iguye, nk'abandi bose igihe ibyumba yari imaze, navuga ko baba yabandona, kuko hari habayeho ikintu kimeze nka secrement cyo bise repris. Tuva ibyumba nk'abanyeshuri baje kutubwira mu kigo bati mugomba kugenda.
turagenda nyine dutangira inzira ndende tunyura ahantu hanyuranye ariko ibintu bitangaje nuko hari nk'abantu twagiye dusiga inyuma umunsi umwe ugahura wenda yibagiwe nk'ikintu cyangwa ategereje abandi hanyuma nimugoroba wagera aho ujya ukumva hari umuntu uje yirukanka avuga ati ba bantu barabarangije bari mu muhanda gutyo ugakomeza ukagenda hari abagabo babaga bahagaze ndibuka abanyacyonga tubanyuraho bahagaze kubera imvura yaragwaga hari muri après-midi tugenda twebwe ko objectif yari hari ahantu twari twihaye objectif abantu bakabasiga inyuma bahagaze bugamye ariko byagera nimugoroba umunsi ukurikiyeho ukabona umwe mu barokotse abo bantu bose arakubwira ati ba bantu twasize kuri ka gasantere bazabarangije kuba zari zituri inyuma neza niba zitaratugendagamo ukunyine ukibaza ni yihe esprit yavuze ati nimugende mu mwere kugama iyo mvura mwemere ibanyagire mukomeze urugendo iyo tunatwe tuvuga tutireka tube turetse tuzagenda ejo ubwo twari gusigara aho ngaho n'abandi bose bagiye baticwe aho ngaho ku muhanda nyine bagiye barabasubije inyuma baragenda nanone barababwira ngo nibagende babarunda muri stade Byumba niho babiciye mu minsi yakurikiyeho habaye ubwicanyi buteye ubwoba cyane abantu benshi barahatikiriye ubwo nyine navuye Byumba tugera ku Rushashi tugera mu kwa gatanu nibaza ko mu matariki yagombye kuba ari mu matariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu tuhamara nahabaye kugeza Kigali ifashwe kuko twavuye mu rugo rwose abantu bari kwambuka bava i Kigali bari gusohokamo basohoka za Giti cy'inyoni abari bacitse inkotanyi muri operation yiswe operation Champagne ubwo twavuye ku Rushashi turakomeza tunyura mu Ruhengeri Rwaza naho mama yari yarize ubwo twagendaga nyine tujya kubatura ku twari tuzi mama yari yarize nibaza ko yarize muri secondaire Rwaza muri tronkome hanyuma hari abantu biganye abarimu biganye bari batuye hafi aho ngaho ubwo niho twagiye direct nari ndi kumwe n'ababyara ba mama hanyuma batuhamara iminsi 2 tuhava nyine tujya Gisenyi mu mujyi naho hari abandi bantu twari dusanzwe tuziranye urumva rirezo y'abantu baziranye abantu babiganye abarimu abo biganye abavuga bariganye na papa muri university cyangwa se baziranye n'ababyara ba mama ubwo twavuye Gisenyi twaharaye kabiri ubwa gatatu twaraye Goma twarambutse tugigoma tumwandi mu bantu bambere bambutse Goma mu gitondo hari kirikare cyane rwose twari turi ku mupaka hari nijoro twambutse umupaka nka niba ntibeshye nka 6h du matin mu bantu bambere impunzi za mbere zageze muri Kongo ubwo twabaye muri Goma igihe gitoya igihe cya za Macinyani iki byose biba ngombwa noneho ko tujya mu nkambi ya Kibumba ntamaze amezi ntabwo nibuka ariko ubwo nageze mu nkambi ya Kibumba hari nko mu kwa 8 cyangwa mu kwa 10 ntabwo nibuka amatariki icyo gihe byari bimeze nabi cyane ninatangiye kwibagirwa amatariki ntabwo twamenyaga umunsi n'ubuhe twasotse tumaze gusohoka mu Rwanda byari bigoye kumenya ni kuwa mbere ni kuwa kabiri ni kuwa kane amatariki yose yo mu Rwanda yo ndayaza ariko aguma mu mutwe ibyakurikiyeho byari bigoye ko byari byarivanze mu ntara zijya mu misa cyangwa binyene ku cyumweru cyangwa se activities zari zarahindutse ubwo ngubwo twamaze igihe kitari gitoya mu Goma tubigoma tujya mu nkambi ya Kibumba namaze navuye mu nkambi ya Kibumba muri 95 mu kwa 8 hari ibintu naho byari bitangiye kudogera haratangiye kuza ibitero nyine by'abantu bava mu Rwanda bakaza gutera ibyumvo muri Goma bagatwara abantu ubwo nyine namaze kuvayo akajagari kameze nabi mvayo nerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani ari naho nakuriye nize navuga ko nahabaye ubuzima bwakurikiyeho bwose hanyuma kubera impamvu z'imiryango nza kwimukira muri Canada ubu akaba ariho nyine ntuye ariho n'abana n'umugabo n'abandi bo mu muryango bagiye baza ku bundi buryo navuga ko inzira ndende muri make ari iyo ngiyo abo twagiye dusiga inyuma tubaje kuturoshwanya abo twagiye dusiga inyuma banyuze inzira ndende twabagaho duhangayitse nyine dushakisha abantu buri gihe wajya kubona ukumva umuntu ngo yarabonetse cyangwa se ukakubwira ati wapi bakanaka baguye ahangaha n'ahangaha
nyine ugasanga buri gihe abantu babayeho bategereje ko hari umuntu muri babandi bavuze wajya kumuguma ukavuga ati yarabonetse abahangaha nyine n'ubu ngubu abantu baba bagitegereje ababuze abana babo babatandukaniye nabo muri ibyo bitero byose byagiye bikorwa muri Congo, abantu bishwa bagobwa gitumo nyine bakanyanyagira, abantu bakabura abana cyangwa bakabura ababyeyi, agahora yibaza niba ababyeyi wenda ari uwagize Imana akarokoka. Abantu niko baba babayeho nyine nangayo nguko. Urakoze cyane kuko ntabwo ari ubuhamya bworoshye gutanga, ni ubuhamya buvuga ibintu bibabaje. Uvuze ko waciye inzira ndende kandi koko nibyo, ufashe inzira ya buri muntu rero, yewe n'abataragize abo bapfusha mu muryango yabo, ariko bagize akababaro gakomeye cyane muri iryo hunga, babonye ubwicanyi, babonye amaraso, babonye akababaro k'abandi. Izo nzira ndende zose uzitaranyirije hamwe nizo zizatubera intwaro y'ukuri kugira ngo abanyarwanda igihe kizagere bose bumve bafite ishema ry'uko ari abanyarwanda. Iryo shema ry'u Rwanda nyine, ishyaka ryanyu rwose mwarihaye izina ryiza cyane. Ishema ry'u Rwanda rigendeye ku kinyoma ntacyo riba rimaze. Ukuri kugomba ijambo ishema ry'u Rwanda kugira aho ryavuye nuko hari analize twakoze tuganira tukanareba ni iyo ushinja ishyaka nyine uravuga ati adversaire wawe ninde, tura opposition ninde iri majority, turaba ko FPR ifite ubutegetsi nibo turwana. Ariko muri gahunda zayo ubona mu bintu bikomeye nyine bijyanye n'icyo kintu cyo kuba baheza igice kimwe cy'abanyarwanda, harimo kumvisha igice kimwe cy'abanyarwanda ko navuga kubatesha agaciro, kuvuga ko batwita amazina atandukanye, iyo batakwisa interahamwe bakwita igipinga, iyo batakwisa igipinga bata abantu basa nabi, ni injiji, ni ibintu byose bibaho bibi bituma bitesha agaciro, bishobora gutesha agaciro ikiremwa muntu bakoresheje amazina yose, cyane cyane no kuba badashaka ko tuvuga ubwoko bwacu. Jise hari abakunze kuvuga ngo turi guhakana ngo jenoside yakorewe abatutsi, kubera ko navuze ko abahutu bishwe automatically bahita baza kugukangisha ko uri guhakana jenoside yakorewe abatutsi, ariko ntabwo ugeze uvuga ijambo umututsi. Wavuze ko uri umuhutu kandi ko wagiriwe wakorewe akarengane, ko wiciwe cyangwa wabonye abicwa bazira ko ari abahutu, ibyo bakaza kukubwira ngo uri, ariko ni ukugutera ubwoba kuko ntabwo bashaka ko wowe uvuga ko uri umuhutu, kuvuga ko ubashaka kwambura iyo identite yawe. Ibyo nabyo ni ibintu bikubwira ngo wowe ntashaka ko wowe witwa umuhutu, bashaka ko utamenya icyo uri cyo, bashaka ko batesha agaciro icyo uri cyo, kugira ngo nawe uzagira isoni zo kuvuga ngo ngewe ngo cyangwa ngewe ndi umutwa cyangwa ngewe ndi kanaka. Akabaho ari abantu bamwe bonyine bahagarara bakicara bakavuga twe turi ba kanaka, ko twe turi ba victime, turi ba kanaka, ko twe turi abana beza twasobye u Rwanda mu bihe bikomeye. Ariko ntabwo ari byo. Twe turashaka kubabwira ko namwe mwiyita ba kanaka, hari bamwe muri mwe bakoze amahano, ayo mahano kandi bakayakora babizi, babishaka, babigambiriye, banabipanze. Twebwe muzatwita ibyo mushaka byose, mutubuza kuvuga icyo turi cyo, kugira ngo iyo bakubuje kuvuga kuri umuhutu bamana kubuza kuvuga ko abahutu bishe. Iyo bakubuza kuvuga kuri umuhutu babashaka kukubwira ko ubasha kuvuguruza ya ntego yabo, bashaka gushyira mu bikorwa ya ntego yayo yo kuvuga ngo tuzabica tubamare, abasigaye ntibamenye n'ibyo bari byo, abasigaye tubime n'uburyo bwo kuba bakwiga ngo bamenye ubwenge, bagire icyo bimarira, basigara ari abantu nyine b'ibikorogoshorwa batazi iyo bava n'iyo bajya. Nibwo buryo bwonyine dufite bwo kubadomina. Ibyo byose tubizira. Abahutu bazira iki? Bazira ko ari benshi, ko ari majority. Icyo bashaka kuva ufata majority bakayigabanya mu bwinshi, bakayigabanya mu ngufu, bakayigabanya mu bwenge, mu bintu byose bishoboka kugira ngo babone uko bayidomina. Ibyo rero nibyo twe tutashaka. Tuzabibwa ku mugaragaro ko niba bashaka ko igihugu tukibanamo, nibashaka ubundi buryo igihugu abanyarwanda tuzatera imbere nk'abanyarwanda, nibashaka izindi resource abantu bazabona kugira ngo baganire, babane, bagirana akamaro. Kuko abantu iyo ubwinshi bw'abantu bivuga n'ubwinshi bw'ubwenge,
ubwinshi bw'ibitekerezo no kuba abantu babyaza umusaruro ubwinshi bw'abanyarwanda cyangwa ubudasa bwabo, aho kugira ngo bavuge ngo aba bantu baratubangamiye reka tubigizeyo, bashaka ubundi buryo bakora, kuko ibyo bakora byose bizanagira ingaruka kuri bo Britain, ugabanya umubare w'abantu abo babikora nabo ntabwo bibagwa amahoro, kuko iyo wishe umuntu, iyo mennye amaraso y'abantu, byanze bikunze aragukurikira, byanze bikunze ukora urwana n'icyo kibazo. Harafe abanyarwanda twese iyo tuva tukagera, ababizi, ababirimo n'abatabirimo, ababigwamo n'abatabigwamo, n'abavuga ko bumva ko babyungukiramo, bose babaho bigengeseye, bikandagiye, nta mutuzo dufite, nta mahoro mu mutima, nta mahoro duhora turwana tureba ukuntu twasohoka muri ibyo bintu. Niho ngiye mvuga ngo twebwe mu kwita ishyaka ryacu ishema ry'u Rwanda, nuko twavuga tuti umunyarwanda wese uko yaba ameze kose, ikintu cya mbere agomba kumva ko ishema ry'icyo ari cyo, yaba umuhutu yaba umututsi, ugomba kubumva ko ishema ry'umuntu nk'umuntu, ko ufite akamaro, wowe kanaka uri umuntu ufite agaciro kuko uri umuntu, wowe ubwenge bwawe burakenewe kuko uri umuntu, ibikorwa byawe birakeneye kuko uri umuntu, ibikorwa ntabwo ngukize, ubuntu bwawe ni ubunyarwanda, tubuha agaciro, tubushyire hejuru, kuko wowe uri ingirakamaro, amaboko yawe, ubwenge bwawe, ibitekerezo byawe, umuco wawe, inkomoko yawe, ururimi rwawe, ibintu byose wowe ufite nk'umuntu bigendana n'ubumuntu bwawe n'uko wowe wavutse, ni iby'agaciro, ni ibintu, ni ubukungu bw'igihugu, niho tugomba gushyira ingufu tukazibyaza umusaruro. Kuba turi benshi ntabwo ari ikibazo, ahubwo navuga ngo ni ubukungu dufite, dushobora kubyaza umusaruro tubishatse, tubitekereza, aho kujya gushyira kwikonsantara mu kugira ngo turi benshi, turi gucuranwa, abari abantu ni benshi, reka tumare bariya hanyuma tubone natwe ibyo turya. Ntabwo ari ibyo, iyo niyo mentalite. Iyo ugiye inyuma y'ibyo byose, niyo mentalite y'abo bantu bari ku butegetsi, bafite ubutegetsi, aho niyo mentalite yabo yo kuvuga ngo bari abantu tugomba kubigizaho kuko ni benshi, tukabaneutraliza kugira ngo tubone natwe ibyo turya. Ariko ntabwo ariko bimeze, kuko nabo bari kubura igice cyabo cy'ubumuntu, bari kubura igice cyabo cy'ubunyarwanda, bari kubura igice cyabo cy'amateka, bityo bazaba bafite ibibazo ejo hazaza, kandi n'ubundi ntabwo tuzashira, ntibizashoboka, ko ntabwo umuntu ashobora kwica abantu ngo bamare, ariko ibyo akoze, ikibazo cy'ibyo akora, ububi bakora, ni ingaruka zikomeye cyane zishobora guhutaza umuntu uwo ari we wese, yaba abanyarwanda cyangwa se abafitanye isano n'u Rwanda. Murakoze cyane Madame Kasinge, nagushimiye rwose byimazeyo. Ndagira gusa ngo nibutse ko twebwe ari ishema ry'u Rwanda, ari n'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, twemera ko habaye jenoside yakorewe abatutsi, turayemeza kuko twayibayemo, twarayibonye, bamwe muri twe ndetse nayo yadukoze mu nda, kuko muri twe harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo ndetse n'abavuka mu moko yombi. Ibintu rero abashaka twongereraho ibyo tutigeze dutekereza baribeshya, ntabwo tuzabyemera. Tukavuga kandi ko amaraso y'inzirakarengane z'abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa n'abanyarwanda bavukiye muri ayo moko yose bitwa akenshi bakunze kwitwa imvange, bagiye bicwa ku mpande zombi, ayo maraso yose nituyaha agaciro kimwe azatubera umunyu w'ubwiyunge. Ntabwo dushobora kuziyunga, ntidushobora kuzagira ubumwe, u Rwanda ntirushobora kuzagira amahoro igihe cyose ingoma ya FPR izaba ikiriho, kandi ari ingoma ivangura, ari ingoma ikorana urwango. Tukavuga kandi ko abisha abatutsi ni abagome, bagomba gufatwa batyo. FPR nayo kandi ubwo bwicanyi n'iyo jenoside yakorewe abatutsi yarigizemo uruhare rukomeye cyane, byaragaragaye, biri muri za raporo nyinshi. Abari muri FPR muri icyo gihe
babitanzeho ubuhamya bavuga bati batwoherezaga kuri bariyeri tukajya gufatanya n'interahamwe kugira ngo ubwicanyi bw'abatutsi bwiyongere. Mwumve namwe ubwo bugome. Abahutu bose uko bagiye bicwa ndetse n'abatwa hirya no hino mu gihugu, ibyo ntabwo dushobora kwemera ko badutegeka kubiceceka cyangwa kubyibagirwa. Ntidushobora kwiyibagiza ko ababyeyi bacu abazize akamama bazize iyo jenoside batigeze bashyingurwa mu cyubahiro. Ibyo ntidushobora kubyemera. Nta Rwanda rw'ejo rwiza ruzabaho igihe muri za ruhurura n'ahandi hose imirambo y'ababyeyi bacu, inshuti, abavandimwe, abana bacu izaba ikihari. Turasaba ko bose icyo kintu cyahinduka, abanyarwanda bose bagafatwa kimwe, bakareshyeshwa mu burenganzira bwabo, akababaro kabo kakitabwaho kimwe. Nicyo kizatuma ejo n'ejo bundi hazaza tuzabasha kubana neza muri kiriya gihugu, naho ubundi kizongera kimenekamo amaraso menshi. Icyifuzo cyacu rero nicyo ngicyo cyo kureshyesha abanyarwanda. Ndagira ngo mvuge ko hari ahantu twibeshye gato. Madamu Kasinge avuga ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana. Nibyo koko iyo ndege yari ivuye muri Tanzania, ariko hari abantu bakunda kubyitiranya. Yari ivuye Dar es Salaam, ntabwo yari ivuye rero mu masezerano ya Arusha, ahubwo amasezerano ya Arusha yari yabaye mu kwezi kwa munani 1993. Noneho muri iyo minsi y'ukwezi kwa kane, byatangiye mu kwa gatatu 1994, hari ibibazo bikomeye mu Burundi, mu Rwanda. Abaperezida rero b'akarere baravuga bati tuzahurire Dar es Salaam turebe uko twabona umuti w'ibibazo biri mu Rwanda n'u Burundi. Nicyo cyari cyabajyanyeyo, ariko amasezerano ya Arusha yasinywe mu kwa munani muri 1993. Nabyo tugomba kujya tubyibukiranya. Hari ababibayemo, hari abakiri bato batabikurikiye neza. Nta kantu bagira ngo nsobanure atari ukuvuga ko hari igihinduka ku byabaye nyuma. None rero Madamu Kasinge, uyu munsi twari dufite umushinga wo kugira ngo tuganire, utubwire n'amatwara y'ishema ry'u Rwanda, ibikorwa muteganya kuzakora mu minsi itaha. Ariko nagira ngo musabe niba ubyemeye, kubera ko ari wowe ari nanjye tuzi gahunda dufite mu kanya, icyo gice kizaba igice cya kabiri cyo kuganira ku bya politiki. Ngira ngo akazi twagukoresheje uyu munsi gafite agaciro, ni akazi gakomeye kuvuga ibintu bibabaje nk'ibyo, ariko kandi ukabivuga nk'umunyapolitike. Ndagira ngo nongere ngushimire. Njye reka mbivuge, niba nagomba gutoranya mu mashyaka nkurikije uko nzi ishyaka ryanyu, nkurikije uko bisobanura, nkurikije ukwemera ugaragaza bivuga, nuko nisaziye wenda sinaba nkigiye mu by'amashyaka, ariko najya mu ishyaka ry'ishema ry'abanyarwanda. Ariko naguma no mu rwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, tugakorera hamwe twese. Urumva icyo ashaka kuvuga. Ubwo rero rwose ndagushimiye, kandi ndacyaha ko abakurikiye ikiganiro bose bagushimira. Ntacyo waciye ku ruhande, wavugisha umutima wawe urimo kwemera kwinshi. Ariko reka nanone nguhe akanya gato, niba hari ijambo wakwifuza kurangirizaho ndari guhaye. Murakoze cyane, kandi nanjye mbashimiye kuba muri aho gukomeza gukangurira abanyarwanda kuba maso. Sosiyete sivile turabashimira ibikorwa bikomeye mukomeza gukora, mukomeze mwubake iryo teme. Natwe tuzajya tubiyambaza bibaye ngombwa, kandi nibutse ko iki gikorwa cyo kwibuka ari igikorwa cya sosiyete sivile, ko twebwe turimo nk'abantu bagerageje kugira ngo dutange umusaruro kandi tubihuza n'intego yacu nk'ishyaka ishema ry'u Rwanda. Ku bijyanye rero n'ibikorwa wenda n'uburyo duteganya kuzakomeza iki gikorwa, cya mbere ni uko nagira ngo mbwire abanyarwanda hose aho bari, abandi bavuga ko mapping report iri muri kabati, ariko nibabwire ko umuntu wa mbere wayishyize mu kabati ari umunyarwanda, ko mwagombye kuyisoma mukamenya ibiyirimo, kuko iraboneka, iri accessible ahantu hose, ndetse n'abandi bitwaza ko batabizi
turabasaba kujya kubisoma. Ikindi nasaba societe civile nuko yahagurukira ayo mateka y'igihugu, namwe mukayabyaza umusaruro. Turateganya kuzakora chronology y'ibikorwa byagiye bikorwa by'ubwicanyi duhereye ku matariki, noneho umunsi ibyo bintu byabayeho abantu bakajya wenda babyibukiranya, bagakora wenda nka site runaka zizajya zibyikiranya cyangwa igikorwa runaka kivuga ati uyu munsi turi tariki 22 z'ukwa 10 hari ikintu cyabaye ahantu runaka, ibintu bikavuga. Objectif nuko umunsi umwe aho hantu tuba tuvuze hazabaho kugenda wenda umuhango kuzahashyira ikintu nk'icyapa kivuga kiti muri make aha hantu hazize inzirakarengane, ahantu abanyarwanda baraharwaniye bapfa ibi n'ibi n'ibi, kugira ngo abazadukurikiraho bazabimenye ko habayeho amahano kandi ko hatazagira umuntu uzongera kuyasubiramo. Kuko ubu ngubu abantu babuze abandi kukibuka nuko bari mu bikorwa byo gukomeza gukora ibyo ayo mahano barimo. Kugira ngo rero ayo mahano ahagarare kandi ntazasubireho, nuko igikorwa ni ugukomeza gukangurira abantu kwibuka, tukabwira nabo babikoze ko tubizi ko babikoze, tukabwira nabo babikoze ko tuzi ibyo barimo n'ibyo bashaka kugeraho, ko ari amahano, ko ibyo bintu nta muntu n'umwe byavantaza, ahubwo nabo ubwabo bibagira ingwate z'amateka. Ndagira ngo mubibuke FPR ibyirimo ubu ngubu irarwana, ihanganye n'amateka ku buryo bushoboka bwose, iyabuza kwiga mu mashuri, ibuza abarimu b'abanyarwanda kuyigisha, ikajya kuzana abarimu b'abanyamahanga izabwira ibyo bigisha bakabisubiramo. Kuko abarimu b'abanyarwanda nubwo baba ari ubwoko runaka, ntabwo uzababwira ko u Rwanda rufite imyaka 28 rwatangije ubundi ibintu byose byari ipfausa. Umunyarwanda uwo yaba ari we wese icyo kintu kukivuga akakigisha abana, nibaza ko kimufata ahantu akavuga ati ndimo guhemukira aba bana, ko ndimo kubabeshya. Umunsi umwe bazabivumbura basange narababeshya, bizaba ari ikibazo, bizaba ari ikintu nataye, bizabagiraho ingaruka mbi. Rero niyo mpamvu mubona mujya kubona ko FPR ishatse kuzana abanyamahanga, ko abanyamahanga yabandikiye amateka mashyashya, izababwira ibyo bavuga, bazasubiramo ibyo bavuga. Ntabwo ruvuga ko mu Rwanda tudafite abarimu, barahari, abantu barizi barahari, niyo wenda baba ari abantu runaka bo mu cyiciro runaka, ariko icyo nzi cyo nuko umunyarwanda nyirizina uko yaba ameze kose ntabwo azemera, ntabwo bimworohera kubeshya kujya hariya ngo avuge ibintu matematike bakarikiye bidahuye n'ibyabaye, kuko buri wese yiyumvamo nk'umuntu uri guhemukira ejo hazaza. Ibyo rero ngira ngo mbibwire abanyarwanda babimenye, bafata amateka yabo bayagira yabo, kugira ngo twese nk'abanyarwanda tuzagira ahantu duhuriye tuvuge tuti habayeho ibintu bikomeye ku banyarwanda, abanyarwanda bose, habayeho kurengera, habayeho gutekereza nabi, habayeho kwibeshya. Nyamuneka duhagarare dushaka ahantu duhurira. Ibyo bintu niyo nzira yonyine dufite yo gusubiza nk'abanyarwanda, nk'ubwoko bw'abanyarwanda. Ntabwo tuzasubiza nk'ubwoko bw'abanyarwanda duhisha amateka cyangwa twandika amateka nk'uko abari ku butegetsi babiprogrammye bashaka guhindura ibintu bakabeshya abana babo. Twavuga tuti nyamara ibi bintu byarabaye, ugasanga baratwibasiye bati nimugende mubabwire ko ari abicanyi, mugende mubabwire ko bari gupfobya jenoside, mugende mubabwire, kandi nyamara turi kuvuga ibintu byabaye, ibintu byagize ingaruka ku banyarwanda, n'ibintu birimo kubagiraho ingaruka nabo ubwabo, kuko ni ingwate z'amateka. Ni ingwate z'amateka niba badashobora kwiga mu gihugu cyabo babona amashuri meza nk'abandi bose. Ni ingwate z'amateka niba habaho kugira ngo abantu bikubire ibintu byose bijyanye n'ubukungu, bijyanye no kuba abantu bakwisanzura mu gihugu cyabo. Ni ingwate z'amateka niba umuntu yiga journalisme akaba adashobora kuvuga kwapurika umwuga we, nuko ari ingwate z'amateka. Ni ingwate z'amateka niba umuntu adashobora guhinga icyo ashatse, uri ingwate y'amateka. Ni ingwate z'amateka niba option yonyine usigaranye mu buzima ari umusirikare ukajya muri Kongo bakakwicirayo n'umurambo n'abo muri kumwe uzira ibintu utazi. Ni ingwate z'amateka iyo umubyeyi abura abana muri izo ntambara. Ibyo bintu byose ni ibintu biba ku ngwate z'amateka, kuko abantu badashaka kuganira ku mateka yabo, hari abantu babifashe bakabigira ibyabo, bakajya muri objectif zabo z'abasazi. Abantu babasazi bafite mu mitwe irwaye yuzuyemo urwango n'ubujiji bwinshi, bakavuga ngo ni uko bazayobora igihugu.
Kagame ejo bundi yaravuze ngo twebwe ngo tuyobora igihugu de façon inconventionnelle, mu buryo butsobanye, mu buryo buyobye, abantu bakemera kandi bakabyumva, abivuga bakabyemera. Ibyo bintu byose kugira ngo igihugu kiyoborwe mu buryo buri inconventional nuko muri ingwate z'amateka, kandi ibintu byose hari amaherezo, twese bizatugeraho ingaruka. Tubihagurukire rero, tubimenye, dushakisha uburyo ibyo bintu twabivamo, sino tuzashira twese. Murakoze cyane. Ndagira ngo nongeraho ko tugomba no guhaguruka tukegera abafatanya bugome, abafatanyacyaha ba FPR, cyane cyane ibihugu byambatse ibihugu nyine, l'ONU, African Union, European Union, n'indi miryango yose ikunze gukingira ingoma ya Paul Kagame ikibaba, niyo itumye ikomeje guhohotera abanyarwanda. Kigira icyo tuvuga, Union Européenne igahurura, abanyamerika bagahurura bagatanga bati ni mucireke mutamena ibanga ry'umubyeyi. Abo bose nabo rero tugomba kubahagurukira. Ntabwo tugomba guhagurukira gusa ingoma ya Kagame, tugomba guhagurukira n'abamufasha bose, tukababwiza ukuri, kandi bazagera aho babyumve, kuko biragaragara ko ndetse bishobotse tukanafatanya n'abaturanyi bacu, abanyekongo cyane cyane, abarundi n'abaganda bamwe na bamwe batishimiye ibikorwa muri kariya karere, kandi bo bamaze kumenya ukuri, barabyumvise. Tugomba kubagana, tukaganira nabo, tukabumvisha ko iriya ngoma n'abayishyizeho bose atari twe banyuma, ko n'abari bazabageraho, ubwica buzagera no ku bandi, ndetse byatangiye kugaragara mu Burundi, muri Kongo, muri Uganda n'ahandi hose FPR yakoze amarorerwa. Ubwo rero ndagira ngo ngushimire, tuzakora ikiganiro cya politiki noneho kugira ngo tubwire amatwara, imishinga, gahunda yo kuzajya kwiyamamaza, usobanurire neza abashaka gushyigikira, cyangwa niba bataba bashaka gushyigikira ariko bakamenya impamvu umuntu w'umubyeyi nkawe umaze gutangatangwa kabiri, ushaka gutaha iwanyu mu Rwanda, akakubuza kujyayo, ukagarukira i Nairobi, ukagarukira i Buruseli, akakubuza kujya mu ndege, ukuntu noneho wiyemeje kuzakurikira abakubanjirije, aribo ba Victoire Ingabire n'abandi, tukizera gusa ko nawe utazahura n'ibibazo bagize, kandi tuzaba tukuri inyuma, tubashyigikiye mwese uko muzaba muri hamwe mu Rwanda. Ababishoboye bakanabaherekeza bakaza kubashyigikira, turabikwemereye. Urakoze cyane, ugire weekend nziza, Madame Kasinge. Murakoze cyane namwe. Nabwiye ko ibibazo byo ntibizabura, ariko nabwira abanyarwanda ko inzira y'amahoro ariyo irwana, ihangana mu buryo bukomeye, n'inzira ihutaza abantu n'intambara n'ubugome, abantu bafite ibitekerezo biri no violence, niyo yonyine irangiza intambara nka zino zose. Nta kibazo rero ababigwamo n'abatabigwamo, abandi bakomerezaho ibintu bigeze. Nicyo kintu kidadusohora hano ku buryo cyangwa ku bundi. Iyo nzira y'amahoro muyisirikare kandi muzayikomeze, abanyarwanda n'abana bacu tuzabibigisha. Urakoze cyane. Ubwo naho gutaha mu kiganiro kizakurikira igice cya kabiri cy'ikiganiro. Murakoze cyane, kandi icyumweru kiza kuri twese. Tugiye ni icyumweru cya nyuma cyo kwibuka, ubwo hazahita hakurikiraho ibikorwa bisanzwe bya politiki. Merci beaucoup. Gifite amateka menshi akaze, mpereye kuyo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda, ukwezi k'Ukwakira ku ya mbere, iyo
ishyaka jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve jenoside nihagarare dukeneye ubutabera kuri iyo tariki agatsiko kishakiraga ubutegetsi kashoje ubwicanyi mu gihugu mu kinyoma gikaze ntibyatwaye igihe ikinyoma cya intebe iyo ntebe y'abakomeresheje umugambi wo kurimbura rubanda mu gihugu no mu mahanga nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro dufite intimba zidutera amarira menshi dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve jenoside nihagarare dukeneye ubutabera turabibuka mwe mwese mwishwe rubimuziruko mwaremwe ntituzabibagirwa kandi tubasabira ubutabera turabibuka mwe mwese muzira kwamagana ubwicanyi bw'agatsiko turabazirikana mwe mwese muriyoni kandi mutariho kubera ubugome ndengakamere bw'ako gatsiko nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro dufite intimba zidutera amarira menshi dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve jenoside nihagarare dukeneye ubutabera haratebuka jenoside ku mugaragaro ngo kubera ko jenoside bakorerwa itaremezwa n'ibihangange ku isi ese mbibarize nimutayivuga bazemezwa nande muze tuzamura amajwi isi yose nayibyumve duhagarike jenoside
jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve jenoside ntihagarare dukeneye ubutabera nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro dufite intimba zidutera amarira menshi dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka jenoside ikorerwa